guhena guswera kunyaza ni yare ariko watangiye kunywa ryari? no ntabwo nari nasinda Bibaye ndacyara. niba mwumva ko tutabivugaho twigendere tubyiborere tubyiwe twigendere ariko nashaka ko tubiganiraho. hari utuntu nshaka kwikorera best influencer of the year 2023 best influencer of the year guys. mwabonye ubwa wadi babutanga kubundi basanzwe batanga bwa wadi babuhaba ari yakuru. hari akawadi katanze best influencer of the year kubera iki? I still have to calm down because sinshaka kubivuga ndakaye. ndashaka kubivuga making a sense because iyo ndakaye mera nk'umuntu wanyweye inzoga ugasanga nimo navuga ibintu bidahuye. kirisiga bacteria maso tubivuge cyangwa tubyihorere tubivugeho cyangwa tubyihorere ngo genda bamurara none Ddumba uhisemwo kuyisabira. cyane nigeze mbivugara nigeze mbivugara ahubwo aho ngaho icyo mashaka kuvuga ko muri showbiz abaturage mugomba kuza ibi bintu mukazajya mubyegera muzajye mubyegera vuga ati award ziratangwa influencer of the year ikavamo. ngo Ddumba ngo sinza ngo Ddumba simbivugeho ngo hura funga ko kabati ngo funga oya ko kabati karimo amastile bitugane ibicucu biravuga kakabati kaba karimo stile za danje kakabati kaba karimo stile mwabikoje mwe nimukazaje munavuga nki for example nkiyi for example nkiyi iyi ni Lacoste my friend cyagiye naberetse amasaha ibintu mwese murabimenyara kakabati ni boro za Nike kakabati umva ubundi bafunga ibintu utari sure iyo utari sure y'ibintu tufunga ariko iyo uri sure y'ibintu ufite ntufunga ubufunga ibiki se ufunga best influence of the year tubivuge cyo tubyihorere. Tubivugeho cyatubyihorere. Da Vinci dansa la erega kwicisha bugufi kandi ntago bimenyesha ko ngo tutarabakire ngo tutatwitse ngo iki niki ariko best influence of the year wallahi ntabwo ngiye guceceka cyangwa mbihurire kubira n'umwaka utaha ningiye uzayifata. cyaze Ddumba ngo ukunda ko utankunze se byagenda gute? kwicisha bugufi ntago menyesha kabiboro tubifite bro like kwicisha bugufi doesn't mean ngo boro ntago tuzifite. Anyway reka tubanze turebe ndaje mbivuge anyway ntago dushaka kumvuga best influencer of the year icyari cyo ariko ngiye kubasobanurira uwo ari kuba wari we wese ariko abanyarwanda kugira ngo muhumuke n'ubundi abanyarwanda n'ababwiye n'ingiye bamenyera ubwenge kugira ngo muhumuke ingiye kubasobanurira ubu ni Ddumba uba wavuye kugira ngo ababwire ibintu uko babigenza. Best influence of the year tugiye kubanza gufata ijambo influencer tuvuge ijambo influencer rimenyesha iki mu kinyarwanda cyoroshe. Influencer bimenyesha umuntu uvuga rikijyana. Yes cyera nari narashatse ijambo ryasobanura influencer ko ikinyarwanda ntabwo ari first language yanjye nubwo ndi umunyarwanda kandi umunyarwanda to the core ni nagiye nkotanyi mu nkotanyi my friend. Inkotanyi maratuzi ko twensha benshi inkotanyi zagiye ziva ahantu henshi rero I'm part of inkotanyi nanjye navuye muri Uganda nkuko twaze tuje so sometimes niyo excuse ntanga yo kuba ntazi ikinyarwanda cyinshi cyane kimbitse so sometimes amagambo ndayashaka urumva ariko umuntu uvuga rikijyana so ariko ntago bibe bihagije kuba uvuga ijambo rikijyana
so uvuga rikijyana nko mu gihugu cyacu yabarinde president iyo avuze ijambo akavuga ikintu mu gihugu cyose abantu bahita bakurikira. So president ntabwo tuza kumushyiramo, of course ntabwo ari inzego zacu, ariko kadufate muri showbiz ninde muntu ushobora kuvuga rikijyana. That's why guys I told you ngiye kuzajya ko breathe in breathe out, kungiye kubaha ibintu mugenderaho bifite facts n'ibintu bi making a sense. So iyo mbivuze ndakaye, if I don't breathe in and breathe out, like nshobora kuvuga ibintu ndimo ndahubagurika, no, ngiye kubivuga making a sense. Ninde uvuga rikijyana ari yakuru yavuze rikijyana riravuga rikijyana, no. Umuntu uvuga rikijyana nanone at the same time agomba kuba afite nka platform. Mu myaka ishize nagiye kubona baha ngo Sky ngo best influencer ngo yakamwana ngo ne best influencer ngo ariko ugasanga aho bavugira rikijyana baba bafite izindi platform babashizeho. Nukuvuga ko yakamwana baramufataga bakamucira kuri kwa Manibu, bakamufata bakamushira hehe, bagafata ntuza bakamushira hehe, ariko bakahita bavuga ngo nawe aravuga rikijyana, which does not make sense to me. Ntago making a sense to me. Like how can yakamwana cyangwa super manager mumushira ku rubuga rwa Isimbi mukamwita influencer kandi iyo adafite Isimbi adashobora kuvuga rikijyana? So which means kugira ngo uvuge rikijyana ugomba kuba ufite platform zawe nkawe uhagarara kuri platform yawe ugahita uvuga abantu bakumva bagahita banavuga, niko kuvuga rikijyana. So okay, ninde muntu bijyanye n'imitekerereze yanjye niko ndivuga, cause there is no way ushobora kuvuga ngo ninjya ku Isimbi ngo ndaza kuvugira ku Isimbi ngo abantu bose babimenye. Does it make sense to you? Ukavuga ati ndaza kuvugira ku Isimbi ngo abantu bose babimenye. That's not influencing. So influencing ndaza kuvuga ati arabanka Dekati Babalao agenda ku rubuga rwe yikoreye akavuga ibi bakiruka bakagenda babivugaho bigasasana Kigali. Uwo Dekati Babalao ashobora kuba ari influencer kuri njyewe, kubera aravuga mu nkuru yavuze Isimbi igabikuramo ibiganiro, twanuza bagakuraho ibiganiro kuri televiziyo bakabivugaho ariko biva mu nkuru ye. Uwo ni influencer, noneho akaba afite na platform ifite abantu benshi bayikurikirwa, ifite na engagement. Iyo mvuze engagement ni bangahe bakurikira, ni bangahe batanga views, ni bangahe ba likinga, ni bangahe ba commentinga, which makes a lot of sense. Ufite platform, ufite Instagram yawe ifite abantu benshi bayikomentingaho, ifite abantu benshi ba likingaho, ifite abantu benshi baba ba viewings. Icyo nicyo cyitwa influencer. Noneho ushobora kongeraho ko ishobora kuba atari platform imwe, ufite Instagram, ufite TikTok, ukaba ufite na Facebook, byose ari twika. Icyo kiba cyitwa influencer. Ufite na YouTube, noneho ukaba uri able yo kuba ushobora gukora inkuru ikagaburira abanyarwanda, mukagenda mukabivugaho. Ndavuze inkuru itarasohoka, inkuru utarayivugaho idashobora kuba viral. None wambaza kubera iki uno mwaka batatanze best influencer of the year? Uyu mwaka kwa iki mutatanze best influencer of the year? So hari ukuntu ngiye kubabwira ikibazo gishobora kuba kiriho, kubera sometimes hari ubwo ushobora kureba abantu barashonye, abanyarwanda barashonye, ukavuga ati abanyarwanda barashonye, ariko Ddumba kuna presenting ibintu bye cyangwa Dekati Babalao kuna presenting ibintu byabo nta kinyabupfura kirimo. Like I understand ukavuga like tugiye gutanga influencer of the year tuyihaye Dekati Babalao, like ukuntu ba presenting ibintu byabo nta kinyabupfura kirimo, ubwo se twayimuha? Ukavuga toya ntago twayimuha pe, ntago twayimuha kubera abantu baraza kutubona gute, baraza kuvuga ati ntuza zanyu platform zanyu ntizikora. Noneho tukavuga ese bafite effect, bafite impact kuri society? Yes. Tubigenje gute? Aho ni hahandi haziramo kuba abanyarwanda ubo they don't care about the package, niba caring about ukunuzanye ikintu cyawe. Abanyarwanda bakiyaringa kirakoze. Hari ubwo mushobora kuba muri ku rugamba murimo muriruka, mushobora ku rugamba murimo muriruka,
and then umwe mu bagenzi bawe mu bagenzi banyu bakamurasa ku kuguru. None ukuntu mwari muriruka mukabona arimo nimukomeza mwiruka mumukurura ntago muza kugira umuvuduko neza kubera ababisha bashobora kuza bakabasanga muri bo murakurura uwo muntu. Rero ikiba igikurikiraho ni iki? Muramwiyikira. Ibi bintu ibi ugomba kuba ufite ubwenge gusobanukirwa ibintu bya Ddumba yanze kuza ari ikigoryi yaje kuza kuvuga ibintu by'ubwenge. Ugomba kuba uri ubwenge. You're talking with the mathematician kandi base amakaye yarabananiye ibyo kwiga byarabananiye mwavuye mu mashuri mwadropinze out kugira ngo wumve ibintu Ddumba asobanura. Ugomba kuba ufite ubwenge niba uzi kuri ikigoryi va hano, niba uzi kuri ikigoryi va hano ndakwinginze. Ibi ndimo ndasobanura ubugoryi nabukiza side. Muri ku rugamba murimo muriruka barashe umwe mugenzi wanyu mukabona ko mugenzi wanyu ashobora gutuma babafata bakabavugisha n'amabanga. Ubu mugenzi wanyu muramwiyikira kubera babafashe barabica babavugisha n'amabanga musange urugamba murarutsinzwe. Niyo mpamvu Ddumba ngewe ngomba gupresentinga boro mu buryo kugira ngo ibintu bishobore kugenda. Kubera iyi showbiz ntabwo izashuha uza kurata ngo urabona ngo Debeni ngo yakoze indirimbo nziza. Ugomba kubipackaging uburyo abanyarwanda bakunda. Abanyarwanda ni abanyeshari, abanyarwanda ni abana babi. Abanyarwanda ntabwo baza gukunda ibintu urata. Ubwo si ubwa mbere mbivuze no mu 15. Njewe Ddumba mpagaze hano nkahita mvuga ati ngo ni Arisud. Bari abantu babikora. Arisud arahari, Arisud bafite Arisud on air every day. Arisud on air zinduka mu gitondo akaza akabaha ibintu akabipakeginga neza mu buryo bwiyubashe. Mwanze kugenda kumukurikira. Arisud on air is always there. Mwanze kumukurikirana, mwanze kumurikirana ariko dore mwanze kubikurira. Buri munsi mba mfite abantu bangaye si 400. Iyo ndimo ndavuga uburyo bw'ima mfite abantu 1000 barimo barareba. But when I say I talk sense, nobody is interested. Nta numwe. So niyo mpamvu tugomba gupackaging ibintu mu buryo, niyo mpamvu ngomba gupackaging ubuntu mu buryo mushaka akaba ari uku nguku. So guys, ndabumva ariko icyo nababwira ko the best influencer of the year 2023 Ezekiel Ddumba wa Ddumba. Tell a friend to tell a friend. Hano haboro hahi twaje ninde gatuza n'abantu hano gatuza n'abantu tubongeyeho. Tuzana abantu tubongereho icyo nicyo twereke uruhara gaswe. Ddumba wasa when we gonna talk about Canadian visa bro? Bibaye narabirambiwe man. Love from Burundi. Ngewe narabirambiwe visa narazivuze naraziranje abazibonye barazibonye. Abazibonye barazibonye. That's one of the kazika influencer ni nk'ibyo bintu Ddumba aba yarakoze akaza akavuga ku maviza abantu bakagenda bagashaka amaviza bakayabona. Uwo bari influencer. Nibindi byinshi ku advising aba bana. Hari nk'inzerere ziri hano mbona muri comment ziba zishaka gukora ibi bintu nkabibwira ati cyahano ukajya kubona kandi n'iterambere ririmo. Ubwo ni umwe influencer urumva cyano cyariya kora gutya ibyo boro postinze nta kigenda gasukanye ko bikureho. Ubwo ni umwe influencer bagwe igikombe urumva gufasha abaswera bafashe byo ibiririmbo byabo biraho amazi imyaka nk'itanu ari mariruka ahogoza nta muntu bari bamumenye ukambwira ati amugana gave you a platform motherfucker go there nkahita ngo posting gacino kanyuka abantu bakakumenya. Ubu ni umu influencer. Ndaje nshireho ibyana urumva ndaje nshireho ibyana don't worry. Ariko tugomba kubipresentinga gutya tubashiriramo ibyana tubaha ukuri. Tubashiriraho ibyana tubagirira utagire unification y'abarundi n'abanyarwanda. Ddumba number 1 umuntu wa mbere uvanga abarundi n'abanyarwanda. Bageze n'abarundi bageze aho ngo bagahita bavuga ati ngo Ddumba ngo bariko aratwereka ngo ibintu ngo by'abarundi ngo ariko aratwereka ko ariko aradusupportinga n'igihugu cyose n'aba influencer ba mbere b'i Burundi babaye ibigoryi.
They don't understand me. They don't. Ngo Ddumba ngo barimo aratwereka ko ari supporting. Ariko support yo bayemeye ko ndimo ndayibaha. Ariko ugasanga bariho baranshinja ngo ndashaka kuzaza kubasesekamo ibintu by'abanyarwanda nta kibazo. Ugasanga ibinyarwanda biraho birimo biratanga influence muragasukwera abanyoko. Muragasukwera abanyoko. Ibi bintu tuzabyikorera muragasukwera abanyoko. Ubuntu bwose bwawadi bwose buri aho ngaho mu Rwanda. Bwawadi bwose buri fata urutoki screenshotting urutoki ujye no posting kuri YouTube gati Ddumba yababwiye muragasukwera abanyoko. Bwawadi bwose. Aya nta kintu bafite babwira abaturage. Urumva ariko ibintu baba banshinja. Abarundi baba banshinja ngo sinzi ngo ndabasupportinga kugira ngo minjizemo abanyarwanda kweri n'umutima wanje mwiza. Ibyo bintu okay nabitekereje nabikora. Nukuri ko Imana nabitekereje nabikora ariko si ntabwo mba nabitekereje uko nguko gaye mba ndi genuine no ndasupportinga abarundi se tu mba numva ko ari bagenzi bacu ari bene wacu niki ariko hejuru y'ibyo ngibyo abarundi bano baramvuga uko nguko ugasanga umunyarwanda buraho ngaha bufite igati gaskwere nyoko wo muskwera nyina afite igati gaskwere mubwira askwere nyina skwera nyina wese afite igati muskweze nyina skwera nyoko ariko I didn't breathe out and in nabivuze umwuka naye nakuruye nagize washize ntangira gutongana naye nabibabwiye ati umwuka nushira ndaza gutongana. I feel nice. Nuba abaskwera batira umujinya ariko ndakumbuye mukashakado yosha cyamukashaka nanye ndagikumbuye bro cyamukashaka nanye ndagikumbuye Burundi mujyana mubwira izo nzererezi ahantu zose ziri hariho hose ziri ahantu hose ziri guys nubwo ari ubutiku ariko ari ubutiku baba bugomba kuvugwa tiyo ko baswera batinye kumpa award baravuga ati muri award zacu turaza gukuramo best influencer tubifute ntibirimo uyu mwaka best influencer twamukuyemo mbese kategori ya best influencer twayikuyemo kubera nta kudo twayiha Ddumba ubwawandi bwose buhita bukinga number 1 in the game cyo nicyo bimenyesha ugakoresha umva award zose abantu bategura award ukabakoresha makosa kategori ya best influencer basukara abanyina bakayikuramo kategori ya best influencer basukara nyina bayikuye muri award zabo kategori ya best influencer muri award zose ziranze zirimo bayitange bayihunda abanyarwanda babihinduke wayihanda umunyarwanda atagarako umunyarwanda ko yagaswere nyoko ni Ezekiel wacu shirizina Ezekiel muri comment umunyarwanda kwiga tigaswere nyoko Ezekiel wacu nta nk'ubu wibeshe ngo uri buratanga wadi nuyi Ezekiel abanyarwanda barakubwira ati fata urutoki fata faka abanyarwanda baguha faka batakwebo bataga gute batanaguteje fata faka iwana bahita baguskweza vuba bahita baguskweza ako kanya andika izina Ezekiel muri comment hahire rimwe shiramo n'umuriro Ezekiel shiramo n'umuriro andika izina Ezekiel aho ngaho shiramo n'umuriro amaso ko yahi mani meze nk'uwo y'urumogi bro sinzi n'ibindi byambaye ariko ngira ngo mvuye mu mazi uruhara Ezekiel kambere kubone kwa Ezekiel gakeya ukabona Ezekiel gatoya how you like that hejuru cyane Ezekiel umuriro aho ngaho hejuru Ezekiel category best influencer nabwo kibaho mu Rwanda my friend number 1 in the game number 1 in the motherfucking game I run this motherfucking streets tell a friend to tell a friend Ezekiel is up in this motherfucker yes ufata ubwawadi bwose ukababwira mufutemo best influencer the nigga is up in this motherfucker mubufute mukure amabere y'abanyoko bamwite Ezekiel
ubu ngubu nabo buri muri comment buno buratanga faka mu buntu bwa emoji ndimo ndatanga faka no n'umunwa ndimo ndavuga Ezekiel ndi kuri platform yanjye harimo harasha urakora bwa emoji urasina mufaka kaswere nyoko nawe muri nuza kwanza no butipe nari kumuzana nkahita muswezanye na mureba muzeye byekiyeye hahire rimwe tell a friend Ezekiel ewan aba diaspora muri aho ngaho munshakire nimero ya Sky 2 mumumpere byeri mumubwire teze ewan Sky 2 uri umusaza waduhereye izina Ezekiel wacu ube Ezekiel turi kumwe nawe ewana hejuru cyane haba hahiye Ezekiel is up in this motherfucker ndabahaye Victor Prophet Joshua yabaye umwesikoro. Prophet Joshua byaramunani. Prophet Joshua namuteze iminsi ibintu byaranze. Wa muswera wa nyina wajyaga agatanga amafaranga. Naye namuteze iminsi none byaranze. Yagiye ku bukwe bwa Debeni. Ngira ngo yari afite ruwaye afata ruwaye arayitanga amafaranga aramushirana. Uwo mu prophet wanyu mwitwa ngo Prophet Joshua yagiye ku bukwe bwa Debeni atanga amafaranga yari rentiye ngira ngo yari yagurishije kibanza muri Kongo umuswera wa nyina za hano ku bufaranga bw'ikibanza agena ngo ngo mu bukwe bwa Debeni ahita bumena buhita burarangira ubwo yatangiye hano kuri live ewana bwahise bushira hano kuri live ubugaje no kanyina ari ku ewana ari ku maguru ari ku bunyonze ejo bundi barambwiye ngo bamubonye kwikinga bamubonye ku igare arimo aracinya bugogo Ddumba mba nagukoresheje amakosa Ddumba mba nagukoresheje amakosa hariya wa mu prophet wanyu kamuzongera ariko kuvanga amasaka n'amasaka arabere utufaranga twanyuma yadutangiye hano kuri live duha abafana banje turashira nabo nutunda zagaruke ahangaha turimo turavugira nta mafaranga afite aragasweranyina nawe nagende hari ibigori gashiro kanye tuba twagukoresheje amakosa Ddumba twe Ezekiel ariko Ezekiel umwumva gute iyo ubonye Ezekiel utekereza iki shout out ku muhungu wanjye yitwa Rasini number one writer mu gihugu cyose bamwita Rasini niwe wa mbere ni muraperi wa mbere kandi akaba n'umwanditsi wa mbere mu gihugu akaba ari we yanditse na verse yo muri pressure irazamuka ya Ddumba ariko nabo baswera bose za verse niwe yazanditse kuri iki sindi mbona bitinya baragaswera abanyana nabo verse zose zo muri pressure izamuka ni Rasini yazanditse Rasini umugi wanje hejuru cyane Prophet Joshua nta kintu afite kubwira abaturage uskoranye na byaranze yagurishije ikibanza cyo muri Kongo miliyoni 10 bro araza haho amenaho miliyoni imwe hari miliyoni niba ni ebyiri ku bukwe bwa Debeni azano kuri live atangaho ka miliyoni kamwe mwohereze ibikobwa biragenda arabiswera atanga miliyoni 2 arashira avuga ko azaza hano kugira ngo gutwikira abantu amafaranga yabuze nk'ubu gakino kanye mvuga iki nawe ngende umutenyi witima afite amafaranga nza abantu baba bafite amafaranga uzana ukayatanga tutubwira n'ahantu yakura nabwe muzajye muvuga ubuzima ukora uza hano ugatanga amafaranga utatubwira yava mu nyuma turakwihinduka twe Ddumba mpita nkwihinduka you don't tell me where the money comes from you just give the money I'm like at the end of the day I'm asking where did you get the money from you don't have the money we don't know where the money is coming from at the end of the day when the money is over tunaza kukwihinduka twege nta mitima dufite we don't have hearts for what twe nago tukubyara uraza urayatanga nitwaye tugusweze nyoko that's it gicucu Amazongera kuvuga inzererezi hano mu ntuza kandi inzererezi bazimo zirigenda tuba twazikoresheje amakosa ziza ino mihanda ugomba kuyizaho wambaye inkweto bro otherwise ziranyerera ino mihanda ugomba kuyizamo wambaye ingofero niyo nuza uraho ngaho ufite uruhara ntabwo warwogoshe uraza kuza urushira kuri kamera rwose rugaragara Ezekiel agaragara my friend ufite uruhara rwambike cyangwa ugende wogoshe neza ruse neza uzurwereka abantu rusa neza ariko wowe uraje uraho ngaho amafaranga aragushira gitwe tuguta hanze we don't give a fuck
ndeka nigendere wakintu mugenda higenda ariko mubwira abaswera banyina ko best influencer zavuye muri award za best influencer mu Rwanda nta best muri category za award zo mu Rwanda nta best influencer ukirimo kubera Ezekiel is up in this motherfucker. Category ya best influencer mu Rwanda ni ikibaho bwa award bwabo, category ya best influencer ni ikibaho kubera Ezekiel is up in this motherfucker. Andikizine Ezekiel hatsaho ngaho, andikizine Ezekiel hatsaho ngaho cyane igendere mabera abanyuko, andikizine Ezekiel aho ngaho cyane igendere bicucu naye nta kintu mufite mubwira abaturage. Avuga iki kanshaka igikobwa cyiza, hano hari igikobwa cyiza, ibikobwa nabyo byarabuze, ibikobwa byarabuze nabyo ndagaskembare, ibikobwa byarabuze ariko kubazana mitsutsu, ariko mitsutsu ntabwo agira ntuza, mitsutsu ntabwo afite internet, kandi mitsutsu nubwo aragira ku rwego rwo kuza kuri live yangenewe. Hari abantu mubona ari nk'abantu mujya mwita abastari ngo sinzi ngo ba Mitsutsu ngo bansabi ngo sinzi ngo banyambo ngo bande, muri bari abantu bose umuntu ushobora kuza kuri live yanjye na abantu babiri ni Kiramani wa Kira na Aisha, bose izo nzerere zose mujya muvura ngo sinzi ngo sijuyi ngo nini, izo ngizo ntago ziri ku rwego rwo kuza kuri live ya Ddumba. Live ya Ddumba ariko urayizi cyangwa Joyezi wa June ayo yaza andiki jambe Ezekiel hano haboro hahire rimwe buru banyu ngo ba Mitsutsu ngo bande ba Mitsutsu ba comedian nabo ngabo ngo sinzi ubwo bukinyi bwa film bwote ngo bwa Mitsutsu ngo bansabi ngo singo banyambo ngo baza ba mistikoro sumuskwera ashobora kwita yiteza ba mistikoro ngo sinzi ngo bande ngo buswera bwanye nabwo turafata ugahita ubwo tujugunya muri mondi isiragaswera jyanye. Ibyo ngibyo nta kintu bafite bibwira abaturage. Bo Mitsutsu ntabwo azagera, ntabwo aragera kuri niveau yo kuza kuri iyi live ngo azingo agireho ikinabwira abanyarwanda, nta numwe Mitsutsu sisi. Andika ijambo Ezekiel aho ngaho nibo buze icyo uvuga, andika Ezekiel aho ngaho muri comment ahirere ngo andika Ezekiel aho ngaho tell a friend to tell a friend, best influencer ari kuri live. Tell a friend to tell a friend ko bwawadi bwo mu Rwanda bwose bwakuyemo best influencer iwabo. Impamvu murayizi, ko numva ndi muri mode zo kuna broka baswera banyina hano. Numva shaka kubroka baswera banyina hano kadebe, nimbonamo umuntu uvuze ikintu cy'ubwenge na mubroka. Nuza hano ukavuga ikintu cy'ubwenge, mwebwe mwandike Ezekiel, abafana mwandike Ezekiel mbone muswera banyina urimo aravugamo ibintu by'ubwenge mubroke. Ukoze umujyi kingwe zamura nesa arahari cyane sa nyamara ryari nake cyamena na cyane sa nago kirya imboga nakizamura nesa mutemo mesari nesa saba afite internet ra nesa bamureziwe ngatureba no murezi niba kubazanira Mitsutsu na Mitsutsu n'aba Mitsutsu ariko Mitsutsu na bazaniye Mitsutsu turebe Mitsutsu niba afite icyo abwira abaturage. Mitsutsu nataza reka ndebe undi muntu nza kuzana. Mitsutsu nataza ndazana nde ariko indaya zanjye zagiye hano mani ifite indaya nagurishaga sinzi hano zagiye. Indaya zanjye mwagiye QD official vayo hano Mitsutsu yabuze data erega sometimes ndabyinjirira bikanarakara, ibiswera byagira ndabikoma buraba nabikomye uracinjira ugahita ukigira no kumaranga mutima gaswera nyoko acinjira bigahita bikigera no kumaranga mutima.
kigatangira kwiza nk'umuswira wa Nyiramitsusu Double J arimo araperforminga ruraho n'inzoga rwose arimo aragira suramubaza ati kubera iki wagiye uri kuri stage uri kumwe na Double J urabona Double J arimo araperforminga uraho ngaho n'ububyero urimo uragwa arambye ati abaswira wa Nyira byari byanze ati Double J yagiraga gutya amaboko ngo mumushyira ngo Double J bose gori gose Double J wose agenda ukajya kubona abanyarwanda bose barirebera ari bameze gutya ngo uvuga Double J bose abanyarwanda barasuzugura batakuzi bakazajya birebera hano ewana monyo mu mutipa gahitabwa manager w'igitaramo gahitabwira ati Mitsusu genda wigirisha ubwo bwa hariya kubera we barakuza abantu baraza kugufana otherwise Double J once again yasebye abanyarwanda ari ukuntu bakura bakakura nk'ikirayi cya nk'imbwa yarutse gufwa akakora Double J once again ngo the hit hatoka from Burundi bavuga Mitsusu genda hari ushushu rugamba buriya kariya kaboro mwabonye kariya kari agatwiko ka Mitsusu mbona Mitsusu ari hariya hejuru arimo yiruka yigira gutya buriya bishusho twaye twamushyizeho tubavuga ati Mitsusu kigenda reka abantu ne bazase Abarundi bakavuga ati yarasebye Qdiva yo hano gira ikintu ubwira abaturage bawe gira ikintu ubwira abaturage mwana wa mama Double J bamuhaye noneho no kubobaringa ahita babizimye turashaka muyango ariko muyango wa mugane nzamuzana Ddumba zana kinyuzi allo yo Ddumba bimeze gute meze fresh mari umusatsi mu maso bro ntakuzi nagufite bandana usakabona mbara mutwe namanaja wawe ari aho ngaho oya uri wenyine ngenye ngiye kuguha iminota 15 bro kuri live yanjye ewan urirake uzi ikintu urake cyo bimenyesha wapi ufite umugisha kuri live kwa Ddumba ubugoma gushimira Imana ukagenda uko ukanoga ibirenge ugasaba Imana ukavuga ati Mana urakoze Mana urakoze ngo bimeze gute meze fresh nari abaturage akapera ni gutumbwira ibyo gukora igikwe na papa Sava byaramunaniye Peter yaratunaniye so it's alright yeah. Mana nujyana ukuma umugore uza Melissa cyangwa ubipowe uza Ndindisa Dunda itazandwaza umutima nawo dore mora niruka imonca kuwamoza gusinana ziragigira sinshaka guhobagira ngo ratateta mfite tuzana umutima bro teta shaka pizza iPhone ndetse n'imodoka yaman firu pitura mushaka yiki na papa byaranze nibanze gukora ubukwe ufite imyaka ingahe se 20 umva rero nkubaze 20 umaze kurya abana bangahe ndiyo manzi ufite agahiti no akaririmbo karimo karagenda imihanda umaze kukaryama abana bangahe sha umva nabo kabisa ntabwo natangira kurya abana uri manzi nta kintu urakora ndiyo manzi nzabikora ninshaka umugore namusanze nta kintu wakuyeyo ntacyo ese nk'ubu yisubiye Musanze abantu bakubwira icyo wagiye i Kigali hagashyo ugasubira Musanze bakubwira icyo abantu bo ku cyaro hapi nsigaye mbi Kigali ntabwo urasubira ntabwo kuva watwika ntabwo urasubira i Musanze hapi kabisa uzasubirayo ryari umva umachaka ubu ngubu nasubira uko maze guhura na Ezekiel sibyo rata kandi guhura na Ezekiel ushatse wafata ibigugu yawe ugahita wisubira i Musanze sibyo unshaka bisa umva no guhita nsubira uko muye na Ezekiel none se reka mubaze ubu
urugendo rwawe rwo kuva Musanze rwo kuza ahangaha i Kigali wari ubizi ko nyine uje gukora umuziki waje uvuye Musanze i Kigali uje gukora iki? Wapi njye ubundi mfite bro wanjye w'i Kigali. Inshuro nyinshi nakunda kuba ndi i Kigali nuko nakoze teta mbona itangiye kumenyekana mitanza kwa. Teta wayikoreye? Nayikoreye i Kigali. Kwande? Kwa bro wanjye bita To The Hit. To The Hit ni bro wawe? Ni bro wanjye. Ni producer nyine akaba ari na bro wawe? Birumvikana. Mbwira ubu ngubu uje gukura muri industry ukavuga ati uyu nguyu ngiye kumumanura. Ukuntu uje unonda mumanura araza kuhava hejuru aho ngaho ari irata. Nuwe musana ushaka kumanura uvuga ati no musana ndaza kumukurayo. Biragoye bose bafite imana abaniga b'i Kigali nta mikino bagira kabisa. Urumva ariko ari ushaka kubura urashaka kuba mu mwanya wandi muri industry urashaka kuba mu mwanya wandi? Nshaka kuba mu mwanya wa Kidi. Urumva udashaka kuba mu mwanya wa Bruce Melody? Cyazuma biragoye birabyo bisaba izindi mana. Nkizihe? Bisaba gusenga cyane bigasaba ba Ezekiel ba Dekati. Biragoye. Oja umva rero mbwiye. Askwera bose wabacaho bro. Umva Ezekiel ninjye uri murabikubwira bro. Aba baskwera bose wabacaho nta kintu bafite babwira abaturage. Nuko nabwiye Kenisoro ndabwira ati Kenisoro abakarita bose uraza kubakura kuri hit ubu ngubu ni hit. Erega ibi bintu tubitinze aho ndiyo mpamvu twego dufite n'impano. Rero nawe nutangira kwiyizera mukizera ukavuga ati ngewe mani ngewe hasha iyo utangiye kubona Bruce Melody ari umuntu urenze ariko ntabwo menyesha ko utakubaha abantu. Bigomba kubyiyumva mukavuga ati azagushara beza wabanye ukavuba ariko mu mutima uvuga ati ikibazo nuko byerekana mu indani utabifitemo. Ikibazo nuko byerekana indani unanyumve neza amagambo yanjye. Ikibazo nuko byerekana imbere ukirata ariko indani bitakurimo. Irati indani hano imbere ubahabye ubereke uko bageze ukabwira ati boss ndagufatira ibikapu. Bruce Melody urago ati ibikapu ndabifata wanda cyaho boss ndakuba ariko umutima uvuga ati zagukura urabeshye. Abahaza gushaburi. Shamba umva nyine ngusabye support nawe uzamfashe kabisa. Wenjewe mu bantu bafite impano bro nje ndita ku bantu bafite impano ariko rero nawe nubona agakobwa keza umpa pass. Abahanzi muzi kugenda iyo tubafasha mwaza mukagenda mukarya ubukobwa mwenyine. Yubonye agakobwa keza ukavuga ati mfite papa mukuru Ezekiel nawe ushaka kubona akanimero ka Ezekiel mube muganira. Niwe yase ufite management? Management gusa nyibonye vuba. Wabonye ryari? Hashize nka 3 days. Hashize 3 days ubonye management? Mu minsi 3 management irangiye gukora iki? Maze gukora iki? Mu minsi 3 n'iki management gukorera? Urabona hari nk'ama interview nagiyemo make. Kandi imbere nyine kubona interview byabaga ari ibibazo pe nawe urabizi mu Rwanda ni ibibazo. Ariko nyine yifite management hari ahantu ushobora kujya utashoboraga kwijyana. So mu minsi 3 wabibonye? So rero umuhungu wanjye reka nkugire inama nanone. Ukabona na management bikurikiyemo mu nyuma ugahita ugenda ukayitakana uzamira nka niyo Bosco. Uko bigenda iyo management igufashije ikagira gutya ikagufata arahindi ikagukorera utuntu ngutwo wahinduka ugahita uyihinduka mu nyuma ndemenyesha ko urangiye. Urumva kubera abantu ngo mama abantu urugero rwa Junior Giti yirukira cyane ariruka mu mihanda cyane agakora ibintu abikorera Chris Easy ariko sinibaza ko Chris Easy amenye ibintu ko Junior Giti aba yabikoze. Rero kenshi iyo ushwanye Chris Easy ashwanye na Junior Giti
njyewe buri abashwanye nanjye biba birangiye kubera ari ibintu byinshi mba mbona Junior akorera Chris Easy ariko Chris Easy watabimenye ko Junior yabikoze so nuko ko njyewe nk'umwe influencer iyo numvise ko Chris Easy yihinuye kuri Junior icyambere kinza mu mutwe mitavuga ati mari bya bintu wa mutipe wese ari bakora kumbe agatipe kamwiyemeyeho so rero management yawe ugomba kuyubaha mukazajya mukora neza nibwo mugera kure niko bimeze kabisa hagati aho ngaho ufite izihe ndirimbo zikurikiraho izasohotse cyangwa izo ndi gupanga izasohotse bya wari flop bani birimbo bya nabyumvise izasohotse nta cyagendaga wari flop akarimo karagenda nakangaha izikurikiraho ni izi cyangwa uzasura ryari cyo gusura nka nyuma ya 2 months kamugira inama umwana wa uri wirinde igituba cy'Kigali wirinde igituba cy'Kigali wirinde iki nirinde abakobwa nakubwiye abakobwa navuze igituba wirinde ibituba by'Kigali nkubwiye ngo wirinde iki Inda masadunda uracyafite ikinyabupfura sha uracyafite ikinyabupfura urabeshya uzangirika natwe niko twari tumeze umeze nawe naje meze nkawe ninjira imihanda buhoro buhoro ariko ubu ngubu umeze nk'uwarezwe na Satani umeze nk'uwarezwe na Satani nese ababyeyi bawe barabimenye ko hahiye barabimenye byarabatunguye nabo bakubwira iki barambwiye nyine ngo ngukomerezaho ngo uzirinda nyine ibyo bintu uvuze wirinde igituba bana gutyo bivuze bavuze gute bambwiye ngo uzirinde imico mibi barambwiye ngo uzirinde imico mibi Fifira uramuzi nandi kumwe nawe ejo wari kumwe na Fifira ye mama wa Fifira yani we yambwiye mama wa Fifira yarambwiye Fifira yaragiye kuri Christmas kuri Noel noneho mvugana na mama we itarambwira ati ahita afata telefone ayishyira kuri speaker itahamagara Fifira ahita avuga ngo ngo reka ngo bigiye kubivuga Fifira yayumva ngo nawe ubyumva ngo Fifira bamwita Fiona ngo Fio ngo umunsi ngo yagerageje ngo rimwe ngo bizaba birangiye ngo nagerageza rimwe ngo bizajya birangiye kandi Fifira yazarengeje ahubwo Fifira nyine iyo umubonye mu video ubona nyine ari umurara ukabona nyine ari ikirara tukanda aritonda byataka wasanze yitonda byatari kabisa nenzi kameze nkawe nje urabona ntitonda wada urabona nanjye ndi sadunda ntabwo uri sadunda ikirara indaya ikigo ureze kiye uyafata muri aya magambo kuremo rimwe icyo ushobora kuvuga ikirara indaya ikigoryi igicucu wakoresha aya magambo gusobanura Ddumba Ddumba ikirara ikigoryi ikiraya igicucu n'umupedi 5 wongereyo ashaka mbona navuga ikiraya kabisa QD bimenyesha izina ryawe QD bimenyesha iki ni amazina yanjye bwite QD Q ni iki bimenyesha iki Q ubundi nge banyita Shema Kusaidiabi ngubeke Shema Kusaidiabi uri umukongomani gaswe
Wapi tu? Shema Kusai Diaby. Noneho bikaba gute QD? Kusai Q. Kwa Kusai. Kusai ni Q. Na Diaby D. Kusai Diaby. Kusai Diaby ni okura QD. Agose Ddumba. Siko na muri comment ko bose bemeye kuri kiraya. Ariko je dikira ntago mbyanze na nibyo barari nibyo byo bavuze nibyo ntago mbyanze pe. Urabyemera? Ndabyemera ntago ndikira wajandikira kabisa. Ndikira nawe n'uburani bugufata nozabuhakanye. Zabyemera. Hari nk'abahanzi b'indaya tuba tuzi nka Kevin Kade. Nka Kevin Kade ni ikiraya. Kenisoro ya Arongoye ariko yarasanzwe ari indaya. Afrika we ni noneho indaya ikubye kabiri bafite impanga yihaga. Afrika amaze kuyakana abana impanga 3. Impanga 3. Amaze kubyara gatatu impanga zose azihaka. Afrika mubi cyane. Inde wundi Danina none n'ururaya like indaya baswera bose ni indaya. Nawe uraje. Avuye mu Chris ntago ari indaya cyane. Gusa nyine numvise ejo bundi ari Burundi nubwo bavuze ko yakoze ibintu by'uburaya ariko ntago nsanzwe nzi Chris Juno ntago ari indaya cyane. Baya ntago ari indaya. Arabanza batari indaya kabisa. Kevin Kade. Sha QD. Yo Ddumba. Jura abanyarwanda bwira abanyarwanda icyo bashakaho andeni ngusezere tugende iminota 15 irabirangiye naguhaye. Ikintu cya mbere ndabashimira mwese ukuntu mwanyita support kuri Teta. Ni by'agaciro cyane kubona umuntu mushya aje mu muziki mugahita mwakira kuriya. Simana abantu bakomeje kuma support ahantu hose bari kunyandikira bari kumpamagara byose ni by'agaciro. Ushimira nawe Ddumba Kazungu Kabosi nkashimira ba Benda ba Sanibi team yose na management yanjye yose nicyo nshaka kubabwira kandi nawe wakoze kunyakira. Urakoze cyane QD ariko akantu ushizemo ntakunze bari Benda nta kintu baba bafite bavugira abaturage n'uzongera kubashimira ahantu cyane uri kuri platform ya Ddumba n'uzadushimira ba Benda kubyina byarabananiye ntabwo babizi. Nari Sawa turi kumwe sha uwo ladies and gentlemen QD umwana mushasha mu mihanda umwana w'imusanze turi kumwe peace out QD kandi ukomereza Ddumba. Thank you. Ukomereza abo ngaho peace turi kumwe. Murakoze cyane. All right. Uwo niwe bita influencer. Uwo niwe bita influencer. Uwo bamwita influencer. Uwo bamwita ande? Uwo bamwita influencer. Ndimo ndashaka kublock umuntu ariko ndabona abantu bose bari baravuga ubugoryi. Abantu bose ndashaka umuntu avuga ibintu bifite ubwenge, ndashaka kublock umuntu, ndimo ndashaka umuntu yavuga ndakwemera. Ari nk'uyu nguvuze ngo ndakwemera wongeye kukublock. Unyemera ute? Ubivuze ngo ndakwemera, wowe uragiye. Unyemera ute? Izi nizo zanshinyaguza abaswera bagira barimo bashinyagurira abantu uranyemera bibi kigaswere nyoko. Ngo ndakwemera gaswere nyoko. Zinindyarya. Zinizandyarya. Square mukureho. Square mu block. Ngo ndakwemera. Unyemera ujyaye. Unyemera ujya. Mukomeze mu ntuke ngo zagaswere ibyo nibyo mba nishakira. Uyaranyemera arajyaye. Shize ibigori. Shize ibigori ndakwemera.
gusana mu broka n'uyu ko ashobora kwabasukira bose bashobora gushira kuri live umva broka bavuga ngo ndakwemera wazafashije do watch. Do you know we are in 2024 ni blocage nyine 2024 nda block ibishenzi basi ndashaka icyana gitwika icyana gisa neza bandi ndashaka urwana rwiza ruze hano man. I miss ibyana byiza, I miss ibyana byanjye byagiye he. Ndashaka ibyana byanjye, ndashaka ibyana byanjye. Harumvuze ngo ndi umwana mwiza ndakubloka ndakwingiza ndababloka bishenzi seri ndababloka urwana sasa wazamiye nanjye wanzamuye umuzamure kanzamure ngo cyakumuzamura cyakuza live yagaswe urarenze Ddumba turakwemera. Okay guys, I'm warning you one last niagira ikiri gisho kivuga ngo turakwemera ndahita nivira kuri live. Nagira izine ryageze zivuga ngo muranyemera ndahita mva kuri live. Nagira imbwa yose yongera kuvuga ngo ndakwemera ndahita mva kuri live. Iki gicucu cyose cyongera kuvuga ngo ndakwemera ndahita nivira live. Ariko sumuskwera ndakwemera wabikora nabitera soka ngiye kubazanira indayi ngiye kubazanira indayi wanzamu umva amategeko agenga iyi live. Happy New Year. Amategeko agenga iyi live uranyumva wakira yawe. Happy New Year. Umva se wanda yawe. Happy New Year Dodo. Nukuvuga ikinyarwanda gusa. Naye kasi so konziremo. Happy New Year. Uravuga hano ikinyarwanda cyangwa nkumanure? Nyanageze ko. Amategeko agenga iyi live ugomba kuduhenera. Ddumba kangerageza ikinyarwanda. Okay? Ibyo byambere warimenye sibyo? Anti kati olava gashoka vuga ikinyarwanda. Vuga ikinyarwanda shokanyo. Mwiriwe mumeze neza. Otyo? Bwetyo? Vuga ikinyarwanda. Okay. Murameze gute amakuru yanyu? Okay, uraduhenera ntabwo duhenera. Ddumba uyu numwaka mushyashya. Ddumba kwega irinde totandikaka. Uraduhenera cyane ntabwo duhenera. Ddumba kukihenera abantu umwaka ugitangira. Urashaka gukwita abantu ibisirani? Uraduhenera ntuduhenera. Umva mwabantu mwe muri ahanga murashaka ko turi mu itariki esheshatu. Wowe baza abantu muri commentaire ngo mwandike muri comment wowe bibarize ati mbahenere cyangwa simbahenere and babaze. Gaskwere fizo gaskwere nawe nimunange ndabashimura kumanyo kumbwagwa babuze banange. Umbarata turi mu mwaka mushyashya. Umva babaze nimba mushaka imikoshi ni mu kazi kanyu ndabahenera nje nta kibazo mufiteho ariko imikoshi babaze wowe babaze bahenere cyangwa simbahenere. Duhenere shakora cyutu cyanasinze zama muswera nyina yanasinze kera mwagaskwera mwakijya umwaka mushyashya mwashaka kubahanira mwagaskwera cyanasinze zamani mwana bakuramire iyo warage ngasira amatware muri toilette marinere neza umwaka utangiye gute? Chuka ndimo sindimo kanara urimo
wewe ndimo sindimo unyuganye bwa makeya urimo ndimo nyenya bote kanyenge bote mwekari reka vuga zero ngwino twiganire turaba duhena mu nyuma turaba duhena mu nyuma twitere story babibonye ko tuza twubahenera ibigo babibizi turaza kubihenera anyway twego turahina abantu mutangira umwaka muhenera abantu koko umva uzana kurukanga turakubroka ni umweno nahageze gahunda no guhena guswera kunyaza ni yare ariko watangiye kunywa ryari no ntabwo nari nasinda by the way ndacyara turebe cyane kigere cyane kigere ndi kunywa juice by the way Joyce mabere ya wapi indazama gaskwere nyoko wamuhaye igenda kwinginze wamuhaye ibye ngashino kanyoko indazama makeya mu ndaya zose waguze ari indayisa nkonje kabuno buretse gato ndi wongeje igiciro iyo mbote yanangura igiye ikajya ikibazo rero nta nubwo abo bantu bari nabijya cyose wana kutunde bijya biye wa ibijya babyita muto mu Kinyarwanda ibiciro none arimo aravuga ubusa wongeje ibiciro none umusikiranye arimo aravuga ubusa Ddumba ziko umwaka turi muri 2024 ntabwo twicyari muri 2029 nakwiriye Ddumba no kuri kwimana mana n'Imana yo gukuye he ubu nzakura koko ndi kumwe nawe ikimbabaza ntabwo ari uko urindaye inde ndaya mabere ikimbabaza ntabwo ari uko urindaye ikimbabaza ni iki umbaza ikikuba ikimbabaza twageze zamani ngo muze 2029 twageze ikibazo nuko umuswiranye nakwise ngo indaya ya make bro imagine kandi n'umuzo yaguze wallahi ntago ndimo ariyo ugeze ugura isankange ziko offset ashaka kungora ko namukatiye mabere reba oya umva abatswera bakoreramo ukuntu habya abaturage wivugisha icyongereza iyo baje kuko binda